Hello guys, muri iyi video ngiye kwereka uburyo wahindura izina rya account TikTok yawe. Hari ukuntu baba warafunguye TikTok ugasanga baguhayeho nimero nta mazina ariho bitewe nuko wayifunguye cyangwa warayifunguye warayise amazina udashaka cyangwa ukaba ushaka kuyahindura. Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka uburyo wahindura amazina ukoresheje kuri TikTok, ukahindurira amazina. Mugiye kubana nitwa Vedaste. Ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo wa YouTube, wanje kuguha ikaze, kora subscribe ufungure inzogera utazajya hagira video n'imwe izajya igucika uvuye kuri uyu muyoboro wa YouTube. Nshimira abo bamaze gukora subscribe, uri umuntu w'umugabo kabisa. Reka dutangire. Rero tuza hano kuri TikTok, urahita uza ukandeho, urabona hamaze kugera hano kuri TikTok. Urahita uza hano kuri profile, uza ukandeho, urabona tayari urahita ugera kuri account yawe ya TikTok. Urahita uza ukanda hano handitse edit profile, urahita uza ukandeho, urahita ureba akantu hameze gutya. Hano ushaka guhindura ifoto, change photo, urahita uza ugakanda hano, ushaka guhindura ifoto. Tukanda hano kuri select gallery, urahita uza ukandeho, tayari urahita ugera mu mafoto, urahita uhitamo ifoto ushaka nyine ukande done, urahitamo ifoto ushaka, numara kuyikanda urahita ukanda done. Hano name cyangwa username, hano username ni amazina aza kuri video yawe umuntu ayidownloadinze. Hano ni izina rya TikTok, aha ngaha urabona ni name, dore ngiri urabona hano munsi hari username, ni username urabona ngiyi. Bisa rero hano ushaka guhindura amazina ukoresha, ubona biroroshye. Ari nka username ushaka guhindura ni ukuza ukayikandaho, urabona uhita ugera hano, ashaka ibintu ukabisiba, ukandikaho izina ushaka, ukandikaho username ushaka, naho ugakanda da. Na hano ku mazina yawe, hano kuri name naho ugaza ugakandaho, ugashyiraho amazina ushaka, ugahita ukanda hano save. Mara kuyashyiramo ugahita ukanda hano save, maze ushyiramo amazina cyangwa username, ugahita ukanda save, byaba bisohojwe. Urabona bihita bihinduka nta ari ibintu bikaze. Ni gutya bikorwa rero abantu bafunguye ama TikTok ugasanga bari kubahana amanimero atagira amazina. Ni gutya wahindura ugashyiramo amazina ushaka TikTok yawe yitwa, nk'uko bikorwa. Ni setting zose ndaje nzazibasobanurira mu bimbaza mu yindi video. Mwabanaga nitwa Vedaste. Shemera wowe umaze gukora subscribe kuri YouTube channel, nawe utarayikora
aka kanya niko ngo ukore subscribe ufungure inzogera video nk'izi zitazajya zigucika. Mbaze muri comment indi video ushaka ko ngukorera, ikindi kintu ushaka kumenya kuri TikTok cyangwa CapCut, nicyo mbereyeho hano. Bye.